mbere yuko mbyinjiramo rero reka manze mabwire ko Rwanda Premier League nayo inteko rusange inama yayo yarateranye yemeza ko bagomba gukoresha ingengo y'imari ya miliyoni 800. ubwo rero numbaze aho zizagenda ziva, ariko ubwo barabizi ibyo nibyemejwe. Hanyuma kandi nkakubwira ko ikipe ya APR nayo ikomeje kwitegura Musanze, ariko na Musanze ikomeje kwitegura nubwo bayitegura bakiri umukino n'abakinnyi bakiri batoya. Ikipe ya Musanze yakinnye na Tony Academy ikorera hariya muri Musanze yitsinda ibitego 7-1, ariko ubwo mwibuka ko na APR nayo yari yatsinze Intare ibitego 5-0. ubwo rero zose zikomeje kwitegurana no mukino uzaba kuri wa gatandatu w'igitaha. Ntekereza ko mu byukuri ikipe ya APR nayo ahangaha ifite akazi katoroshye ku kibuga cya hariya i Musanze kubworoherane. Ntekereza ko izi kipe zitazoroherana. ubwo rero reka ninjirire mu bya Rayon Sport kuko nibyo birebire. Rayon Sport twarabibabwiye ko witwa Paul Muvunyi yatumije inteko rusange idasanzwe, ayitumira yiyita umuyobozi wa association. Ibyo bintu byateye urujijo, bavuga batese kuri umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya Rayon Sport utumira inteko rusange witwa umuyobozi wa association. Bati ibyo nabyo bibese wahiritse Tadeo tubimenye. ubwo rero ni inteko rusange yateye urujijo haba mu buyobozi bwa Rayon Sport no association kwa Tadeo, nabo baravuga bati iyi nteko rusange nisobanutse kuko uburyo ki yatumijwemo ntabwo bunogeje. Na n'ubu rero nubwo Tadeo ataravuga, amakuru angeraho arambwira ko mu byukuri ashobora kutazayitabira. Murabyibuka ubushize hari inteko rusange yigeze gutumirwa, Tadeo aravuga ati ntabwo bikwiriye muri iki gihe bitewe nuko mu byukuri bari kwitegura Rayon Day. Iyi rero noneho yatumijwe yateye urujijo nukuba Muvunyi yiyita umuyobozi wa association kandi ari umuyobozi wa board. Ibyo byateye urujijo ndetse no kwibaza byinshi, bituma abakunzi ba Rayon Sport bamwe na bamwe bo ku ruhande rumwe bavuga bati nyamara hari ikintu cyaba kiri gututumba muri ikipe ya Rayon Sport. ubwo rero amakuru abari kwa Tadeo angeraho, abari hafi ye baravuga bati nta buziranenge buri muri iyi nteko rusange yatumijwe, nta buziranenge buyirimo. Bati kuko uburyo yatumijwemo titre wari umuyobozi w'inama y'ubutegetsi yihaye cyangwa se yakoresheje ntabwo ariyo. Yakabaye precise ati iyi nteko rusange itumijwe n'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya Rayon Sport. Icyo kikumvikana kuko mu bindi bihe byari byashize izindi nteko rusange zagiye zitumizwa n'izindi nyandiko zakoreshwaga na board. Muvunyi yazikoreshaga yanditseho kwa titre nk'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi. None inteko rusange aje nk'umuyobozi wa association Rayon Sport, kandi umuyobozi wa association Rayon Sport wemerwa ninde ni Tadeo. Ibi rero byateye urujijo ku ruhande rwa Batadeo ku buryo ki bazitabiriye inteko rusange kandi yatumijwe nande n'uyita umuyobozi wa association kandi umuyobozi w'inama y'ubutegetsi. Nimutungurwe rero cyangwa se nimuzatungurwe no kubona iyi nteko rusange abantu bamwe na bamwe cyangwa se bamwe ititabiriwe ku kigero muri gutekereza. Yakagombye kuba izabera muri The Right Hotel, niho izabera nk'uko bivugwa. Ariko nk'uko nabibabwiye, lobbying ku bice byombi, buri wese yakoze lobbying ku bayobozi b'amafan club nundabe ku buryo ushobora gusanga uburyo inteko rusange itumizwa ndetse n'amategeko aba biteganya 2/3 bitabonetse bikarangira itabaye. Cyane ko nanone kuri uru ruhande bavuga bati kwa Tadeo bavuga bati twebwe hari itsinda ry'abanyamategeko twashyizeho riri kwiga amategeko azagenderwaho agenga Rayon Sport, ari nayo azatuma hashyirwaho urwego rushya nk'uko RGB yabibasabye, urwego rumwe atari kuvuga ngo hari board ndetse hari na association. Ugasanga ibyo biracanganyikishije, yaba bari baracanganyukiwe yaba n'abayobozi bayo baracanganyukiwe, buri wese arinjira mu nshingano z'undi n'undi akinjira mu nshingano z'undi. Ibaze nk'ubwo niba nkuko tubivuga Muvunyi yanditse atumiza inteko rusange yihaye titre y'umuyobozi wa association kandi n'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi, Tadeo nawe agakora bino bitari mu nshingano ze, izo rwaserera baravuga bati ntago zikwiriye. Hagati ariko ndaje mbabwire ikintu gikomeye cyakozwe kugira ngo izo ntureka zere gukomeza kugaragaramo. Ariko ibyo mbere yuko mbyinjiraho reka nongere ngaruke kuri rwaserera y'umugabo witwa Bubuni, ariko nawe bishobora kuba ari gukoreshwa n'abandi. Hari bajya bavuga ngo nubona inzovu ngo iri mu giti
ntuzagire ngo yijyanyemo. Uyu Bubuni ntaho afigira na hato muri Rayon Sport, ariko biratangaje cyane kumva ko ari we wabaye isereri, ndetse n'abanyamaradiyo bakamuhamagara rwose bakamuvugisha yiyita ko ngo ari uhagarariye Rotifi. Byaranyobeye, ariko mwibuka ko yakomeje gushaka akazi muri Rayon Sport kakamwe, ariko nawe yakomeje kuyitendekaho rwose yerekana ko Rayon Sport ngo iranakennye, nabyo bivuga mu maradiyo, kandi ayishakamo akazi. Ibaze ni nko wa mukozi wo mu rugo ubu uvuga ngo yagiye gushaka akazi, ari gukora akazi mu rugo rukennye kandi bamuhemba, ariko ugashaka cyangwa mu rugo rukennye. Ibi bintu rero bya Bubuni, nyaboneka abayobozi ba Rayon Sport cyangwa se abantu muri Rayon Sport niba muvuga ngo murayikunda, niba mushaka ko wenda Tadeo anavaho, ariko mwikwifashisha abantu ba nta kigenda, reka mbivuge gutyo ngiye mvuga neruye, Bubuni ngo aba ari we ukomeza kubisereri ya Rayon Sport. Ibi biratuma n'aba bafitiye icyizere bavuga batari ko abantu nabo umenya badakunda Rayon Sport. Niba muzana umuntu Rayon Sport yanze, twese turabizi ko mu byukuri twavuze tuti uyu Bubuni nta kazi afite muri Rayon Sport, nta nakakwiriye kuko nta kashoboye, kuko nta titre afite. Yabaye directeur technique muri Ferwafa ku Bweskuro, twarabivuze. Kuva yava muri direction technique ya Ferwafa murabizi ko hari igihe umuntu agira gucya akabona umwanya ariko w'umujurano, reka mbyite gutyo, umwanya w'umujurano akawibisha, nyamara mu byukuri atarawukwiye. Ibyo birasanzwe mu nzego z'ubuyobozi, ndetse twaranababwiye ko nta lisanse afite. Kuva yava muri Ferwafa nta kandi kazi yabona yagakura yeze, kandi nyine adashoboye. Ariko yashatse kwinjira muri Rayon Sport ngo abari yajujubya, ashaka kwinjiramo yifashishije Rotifi. Mu mwibuke ibutare Rotifi atoza mukuru, mwigeze mwumva haraho Hussein Habimana avugira Rotifi, mwigeze bareyo kazi, namwe abantu ntibakabayobye ngo mubyemere. Uyu Bubuni arinda azengereza Rayon Sport, amaradiyo akamuhamagara, tugiye kurega Rayon Sport kandi nituyirega rwose tuzayitsinda. Igihe ubu yabaye umuvugizi, mbese ntashaka kurekura, ntibashaka kubakira izina kuri Rayon Sport. Koko mwabantu mwe, ibi bintu umuntu azabifata gute? Akiri muri mukura Fahami ya Rotifi yigeze no gutaka inzara, ariko Hussein ntawe yigeze avuga ati nyamara umutoza wanjye gutya na gutya na gutya. Ndetse ubuyobozi bwa Rayon Sport bujya kunegosiya na Fahami ya Rotifi ntaho bwigeze buhurira na Hussein. Ubwo rero abantu bari kumukoresha ngo asebye Rayon Sport cyangwa se ngo akomeze kugaragaza yego kuko Rotifi bamwirukanye. Ese da murakoresha Hussein ngo avuge ngo Rotifi ngo ubwo bamwirukanye ngo bagiye kurega, yego ko bagiye kurega. Ko igihe Robertinho yirukanwaga, ko yirukanwe n'ubundi Rayon Sport igomba kumuha amafaranga, ko batasakuje ngo bagire uwo bakoresha ngo atangira asebye Rayon Sport, ko agent wa Robertinho ari Karenzi Alex, ko atagiye mu itangazamakuru ngo ajye gusakuza. Rayon Sport ko yirukanye abatoza benshi mu bihe bitandukanye, ko nta wigeze akoresha agenti w'uwo mutoza ngo aze kuvuza induru mu maradiyo nk'uko bari gukoresha Hussein Bubuni. Hussein Bubuni ni iki n'umuntu ki, afite irihe garade rituma avuga waserera ikaba ndetse agateza isereri Rayon Sport? Ni muntu ki ko rwose nta jambo akwiriye guhabwa? Sinzi ibyanjye n'abamuhamagara ngivugisha, nzajya mbibabwira ikibyimbye kimeneke. N'abamuhamagara uretse izo nyungu baba bashakamo cyangwa se gukomeza kumvikanisha ko Rayon Sport cyangwa se yego ko ku kibazo kirahari, kandi kwirukana umutoza si igitangaza. Rotifi we wa mbere waba wirukanwe, ikipe ishobora kwirukana umutoza mu buryo ubu cyangwa se buriya, nkuko nabo ba Robertinho nyine birukanwe. Ntabwo wagumisha umutoza ubona ikipe iri gupfapfana ngo nuko wenda azajya kukureka. Si Rayon Sport bibayeho gusa. Ubu agumye iyaza kugumaho, ntekereza ko n'abariyo n'ubundi uko bamubonaga nawe barabizi ko atari gushobora Rayon Sport, ariko kubera ko hari abamuhagaze hejuru, kubera ko Tadeo niba mushaka no kujimuvanaho yavaho mu buryo mumuvanyeho, ariko mutifashishije abantu batafite ijambo, batafite na titre, batazwi, batafite umuntu w'umushomeri akaza akagaraguza Rayon Sport hagati. Hussein nababwiye kuva yava muri Ferwafa nta wundi murimo yakora. Yashakaga kwinjira muri Rayon Sport ngo ayicucure, ngo yibe yagendeye ngo kukuba ari
kumwe ngo na Family TV mwibuka ko Family TV ngo yamusabiraga n'akazi k'ubwongereza muri Rayon Sport kandi atarigeze amusaba ngo amwongereze muri Mukura ariko kubera ko Rayon Sport bashakaga kwiba gucucura kuyizengereza ngo niyo bamusabiraga amakazi ubwo rero rwose nge narababaye cyane numvise rwose na radio y'igihugu cyacu ihamagaye Hussein Bubuni ngo asobanure ibibazo bya Rayon Sport un simple citoyen nka Hussein nkanjye ndayisaba twese nanjye uravuga Rayon Sport ngo irakenye niyo yabikenye ahubwo yigaburira hari ikigukeneyo genda ubuje kurega muburane ariko reka kuyizengereza kuko ntaho niba yarakwimya akazi twese twarabibonye ubu ngubu byose navuze ntekereza ko buri wese nta nukwiye kubiha agaciro kuko twese turabizi ibyo uvuze kuri Rayon Sport nuko yakwimya akazi niba rero Rotifi bamwirukanye hari ibyo amategeko ateganya niba bibone bazabimuha maze bandi banumvikanye uko twabivuze Rotifi ajya muri abo bantu cyangwa se abo bantu baramuhamagara ngo ni yange ibyo Rayon Sport yari yamupropose ariko rero tukibaza tuti abo bantu nubwo muhora muvuga mukunda Rayon Sport cyangwa hari ibindi bintu mu ibingibi ndabivuga mfite rakari bwinshi cyane mu mbabarire kuko hari ibintu bibera mu mupira w'inyarugenge kavuga se mukabyara mwe aba bantu bawubamo ni iki gituma ni iki kibasunika ko bavuga ko bafite imibereho ko Rayon Sport bayikura ntacyo bayijyamo kuki bahora bayitsitsa mbere kandi mu byukuri mu buryo butari bwiza ahubwo mu buryo butari butungukira Rayon Sport ahubwo bubungukira Rayon Sport bama bashisheri benshi ubwo rero ngibyo ibya Hussein Bubuni ariko rwose birababaje birongeye birababaje kuba umuntu nka cyangwa se kuba abantu ba Rayon Sport bakoresha Bubuni ngo abari we ngo uvuga kuri Rayon Sport atari n'umureyo mwakwivugiye mugakora ibishoboka byose niba birababaje gusa rero ikindi kirimo amakuru namenye nuko hari inzego zahamagaje Muvunyi na Tadeyo ngo bajye kubihanangiriza Muvunyi na Tadeyo ngo bihanangirizwe ku buryo ibi bintu bisa n'ibice bari kuzana muri Rayon Sport cyangwa se by'akajagari bari kuzana muri Rayon Sport kandi bari baje mu cyo bari bagamije kwarukuzana ubwo bumwe nkuko babivugaga ariko ubwo bumwe bukaba bwarabuze bakaba bahora muri hasi hejuru ninde wakoze ibi ni Muvunyi ninde wakoze ibi ni Tadeyo ninde wakoze ibi ni Tadeyo ninde wakoze ibi ni Muvunyi inzego rero zabwiye bati ibi bintu birarambiranye amakuru mfite nuko bari bugiye kwitaba mu cyumweru gitaha haba kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri abo bantu bahamagajwe kugira ngo bihanangirizwe bwa nyuma mu rwego rwo kubabwira ngo muri kurenga umurongo utukura muri kurenga icyo bita ligne rouge muzana intureka mu ikipe mwari mwisabiye bityo rero nimudahagarika ibi bintu ikipe n'ubundi turongera tujyemo tubikurikiranire hafi ahangaha nibyo abantu bajya bavuga ngubu leta ije mwavuga ngo yivanze muri Rayon Sport ubu leta ije ikababwira ibyo mugomba gukora n'ibyo mugomba gukurikiza n'inzira mugomba gukurikizamo ikaza ikabashyiriraho umuyobozi mwakwijujuta ngo leta yabashyiriyeho umuyobozi mu rwego rwo kwirinda ko kajagari n'izo ntureka naho kugira ngo abantu ubu mw'iyo nteko rusange ni naba byanze ku inzego z'umutekano zizaba zabukereye kuko zizaba zibizi ko rwaserera izavuka y'ibice bibiri muri Rayon Sport ubwo rero aba bagabo babiri bahamagajwe ngo bagende basobanure ibyizi ntureka kandi babwirwe ko mu byukuri bakwiriye gushyira hasi izo rwaserera gucubya uburakari kuko bibi biratuma birazamura uburakari bw'abareyo urahura n'umureyo ahara akavuga ati aba mutwikiye ikipe mwabanyamakuru mwe wahura n'undi mureyo hirya mutwikiye ikipe mwabantu mwe n'iki ariko nkuko nge nabibabwiye Rayon Sport byo nanjye nemera ko hari abantu basa naho bayishimuse basigaye bashaka kuyigenzura ubu Rayon Sport igenzurwa abanyamakuru bayifiteho ijambo hari igihe bajya gufata icyemezo runaka bikaba ngombwa ko abanyamakuru bagendera ku byo abanyamakuru bavuze kwa radio iyi yavuze SKFM yavuze Isibo yavuze DC yavuze ibyo yavuze runaka yavuze Karenzi yavuze Jarike yavuze runaka yavuze Leonidas Kazungu yavuze Leonidas ibyo ngibyo mu byukuri bisigaye biyobora Rayon Sport
ku buryo abayobozi ba Rayon Sport rimwe na rimwe nabo basigaye baracanganyikiwe kandi bacanganyikishijwe n'abanyamakuru. Ariko abo kunenga cyane mbere ya byose nuko nabo abanyamakuru mbanenga cyangwa se twinenga ngo nanjye mba ndimo. Umuntu yanenga abo bayobozi nkuko nakomeje kubivuga, abayobozi bahurwaho abanyamakuru bakabinjiza mu buzima bw'ikipe, nyamara kandi nyina ari abanyamakuru atari abayobozi b'ikipe. Izo rero byo bintu mwabizanye namwe n'umubyo mubyisimamira ni mwabwe banyira bayazana, ariko akenshi twabonye ko mushaka kwiproteja ibi bimukora kugira ngo abanyamakuru babikavaringe. Niba hari amakosa ya Muvunyi akora akaba afite radio ngo igomba kuyakavaringa, Tadeyo nawe yaba afite amakosa akaba afite indi radio igomba kuyakavaringa. Ariko mu byukuri niba hari ibyo mukora bitagenda neza, ni mureke nyine abanyamuryango banyu babibabaze. Mwere kuvuga ngo radio yaza kubisigiriza runaka kwera ko mufite araza kubisigiriza, izo ni rwaserera mwizanira. Ariko ntekereza ko igihugu cyahagurutse, inzego zahagurutse, ntekereza ko zibuze kubaturisha mukajya ku murongo. Murakoze cyane rero, mukomeze mubane nanjye kuri Onda Sport Channel, nanjye akantu ku kandi kabonetse nzajya nza nkabagezeho nkababwira uko binogeje. Amakuru agezweho nzajya mba ndaho hafi nyatotore nyababwire nicyo mbereho nk'umu Nyarwanda ufite channel, nanjye ngomba kubabwira ibyo nakuruye. Bye bye, ciao, agatoroshi nako ngako.